Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudahwema kutugaragariza urukundo cyangwa mudahwema kubana natwe muri gahunda zateganyirijwe uyu muyoboro cyangwa iyi channel. Aho muherereye hose nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda kandi natwe nuko araturinze, nubwo Satani aba akomeza kuturasa imyambi ariko yaraneshejwe. Uwiteka Yesu Kristo ari ku ngoma. Reka nanone nk'uko bisanzwe dutangize dusenga twiragiza uhoraho, dusabirana kuko niyo gahunda ni nayo ntego twashyiriyeho uyu muyoboro. Nkomeza kubashishikariza uwifuza kubana natwe, turi hafi gukora gahunda yo kuzajya dusenga twifashishije live kuri YouTube nyine, cyangwa se tugahana umunsi ababishoboye, umunsi n'isaha ababishoboye tugahura tugasenga kugira ngo dukomeze tubone gutabarwa kw'Imana cyangwa dukomeze tubone ubwiza bw'Imana. Gusenga bikingura ijuru, gusenga birabohora. Ngaho reka twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko uri Imana y'imbabazi, Imana idatererana abayishaka. Uyu munsi nje imbere yawe nsabira umuntu wumva nta cyizere agifite, umutima we warakomeretse, amarira yarabaye inshuti ye, ndetse akibaza niba hari uzongera kumwumva. Mwami Yesu, ndagusaba ngo umwegere mu gihe abantu bamutereranye, wowe umwereke ko utamutererana. Mu gihe yumva ubuzima bwe nta gaciro bugifite, umwibutse ko yaremwe mu ishusho yawe kandi afite agaciro gakomeye imbere yawe. Mwami Imana, hari ababuze akazi, hari ababuze abo bakundaga, hari abarwaye, hari abafite imyenda ibaremereye, yemwe hari abafite ibikomere by'umutima, hari n'abarira mu ibanga badashaka kubwira umuntu n'umwe ikibazo bafite. Data, gira icyo ubakorera uyu munsi. Ndagusaba ngo usimbuze amarira yabo ibyishimo, usimbuze ubwoba amahoro, usimbuze kwiheba ibyiringiro bishya. Aho bumva inzugi zose zifunze, wowe ubakingurire inzugi zitigeze zifungurwa n'umuntu. Aho babona umwijima gusa, ubereke umucyo wawe utazima. Mwami, shyira ukuboko kwawe ku mutima w'umuntu uri kunyumva, muvanemo intimba, umubabaro n'agahinda. Mwereka ko ibyo arimo atari byo bizaba iherezo ry'ubuzima bwe. Umwibutse ko ibihe bikomeye bihita, ariko isezerano ryawe rihoraho iteka ryose. Mana yanjye, wongere imbaraga abacitse intege, komeza amavi arembye, hagarika amarira y'ababyeyi baririra abana babo, komeza urubyiruko rwatakaje icyizere cyo kubaho, humuriza abapfakazi, imfubyi n'abasaza n'abakecuru bumva bari bonyine. Mwami Yesu, hari umuntu umaze igihe kinini agusaba igisubizo ariko akabona usa n'uwicecekeye. Uyu munsi ndagusaba ngo umusubize, niba atari mu buryo yifuzaga cyangwa wifuza, bibe nibura mu buryo umwereka ko ukiri kumwe nawe. Mwami, ndagusaba ngo umutwikirize amaraso ya Yesu Kristo, umurinde ibibi byose, umurinde kwiheba, umurinde gucika intege no gutakaza ibyiringiro. Ahabwe imbaraga zo gukomeza urugendo kugeza abonye ibyo wamusezeranyije. Turakwinginze kandi twizeye kuko nta kibazo kikunanira. Mwami Imana, nta muryango ufunze utabasha gukingura, nta ndwara utabasha gukiza, nta mutima umenetse utabasha gukiza. Twakiriye amahoro yawe, twakiriye ihumure ryawe, twakiriye ibyiringiro bishya mu buzima bwacu, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo tubigusabye twizeye, amina. Uwiteka aduhana umugisha. Nshuti zanjye, niba uyu munsi wumva wacitse intege, ndashaka kukubwira ko ubuzima bwawe bugifite agaciro. Kuba ukiriho ni ikimenyetso cy'uko Imana itararangiza umugambi ifite kuri wowe. Hari igihe ubuzima budushyira ahantu twumva nta gisubizo kiboneka, ariko wibuke ko Imana ikorera no mu gihe tutabona icyo irimo gukora. Iyo mbibutsa ko iyo ijoro rirushijeho kuba rirerire, akenshi nibwo umuseke uba wegereje.
Ntukemere ko ikibazo cyawe kikubwira ko Imana yakwibagiwe. Ibigeragezo si byo bisobanuro iherezo ry'ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwacu. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu cyangwa ku buzima bwawe unteze amatwi. Niyo mpamvu tutagakwiriye guheranwa n'agahinda cyangwa ngo tube mu gikombe cyo kwiheba. Icyo gikombe akenshi nicyo umwanzi Satani atunesherezamo akadutwara ibyo twakabonye Uwiteka yatugeneye. Niba warabuze akazi ntucike intege, niba waratakaje uwo wakundaga, Imana niyo ihumuriza imitima imenetse. Niba warananiwe, hari imbaraga nshya ziva ku Mana. Niba waraguye, hari ukuboko kw'Imana kugushaka ngo kukubyutse. Uyu munsi ndagusaba ikintu kimwe gusa, ntugatakaze ibyiringiro. Komeza usenge, komeza wizere, komeza utegereze Imana. Hari umunsi uzahagarara uvuga uti nari nkiri mu mwijima ariko Imana yangejeje mu mucyo. Haleluya! Imana iduhane umugisha. Imana iguhe amahoro arenze uko abantu bashobora kuyasobanura, igusubize ibyishimo, igukomeze kandi ikuyobore mu buri ntambwe y'ubuzima bwawe. Nicyo nkwifuriza nanjye nisabira. Imana ibahe umugisha mwese, amena. Ariko ntarasoza gato, reka mbabwire isomo ushobora gusoma ryanditswe, cyangwa se reka tuzagaruke ari ryo turimo gusoma, cyangwa abashaka ko dukubana kuri live nongere kubararika, nzababwira isaha n'umunsi tuzajya duteraniraho buri nimugoroba, cyangwa se igihe Uwiteka azajya ashoboza kuduhereza umwanya. Bishobotse wanyandikira muri komenti kugira ngo mbone ko mba ntaruhiye ubusa, cyangwa se ijambo ry'Imana rigera kuri benshi, ko n'inkota ityaye ni n'urumuri rushobora kugera hirya no hino. Mfasha turuzengurutse, duhumurize abababaye. Dushobora no gufashanya mu buryo bwo guterana inkunga kugira ngo dukoze umwanzi Satani isoni. Ngaho amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nzagaruka dusoma cyangwa tuvuga kuri Zaburi 34 igice cya 18, igice cya 34 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.